bundi umugabo abarazanye umugore kugira ngo babane nyine mu gitanda kimwe mu cyumba kimwe ariko nyine icyo gihe kiri challenging gusa nyine hari ibintu udafiteho control tutahindura ariko nyine ni igihe kigoye cyane ku bagabo kiratuvuna yaba yabyaye neza cyangwa se yagize amakomplikasiyo bikamutera gutinda hari nabonye numva ngo bamara amezi 6 mana zabindi kujye narangije banza bino bintu by'ikiri byaraje mu gihe cyacu simbizi ariko abantu bakera kuko bamama bajyaga bajya ku kiriri simbizi nyeka ko kiriya umubyeyi ajya muri cya cyumba kugira ngo aruhuke ikize mu by'ukuri umwana baba bari kumwe arabyuka muhindurire arire aba yagiye hariya kugira ngo cya mbere ni icyumba cyo kuruhukiramo niko ntakise kiriya gihe wabyaye hari abantu baza kugusura kuruhuka se navuga muri yo wabyaye nyine ni ahantu waryama n'umwana mu cyumba cyawe se ntabwo waryama n'umwana kiriya cyumba hari abashyitsi bazaza kugusura ntabwo uzabajyana mu cyumba cyawe n'umugabo wawe kiriya ni icyumba cy'abantu cyawe n'umugabo yego ni icyumba cyawe n'umugabo ahubwo icyo kirumvikanye twongeye kubasuhuza inshuti ba Justin TV Show tubahaye ikaze muri iki kiganiro dushimye Imana duhaye undi munsi n'andi mahirwe ubundi buzima ibindi byiringiro turabasuhuje rero aho muri hirya no hino kuri bamwe ni mwaramutse ni mwiriwe ni muraho bitewe n'ibihugu murimo murabibona rero ko twagize umugisha ukomeye cyane wo kwakira kapo nziza abantu kubavugaho rero ntabwo nabavugaho bativuze muri bande murakoze cyane Justin cyangwa se anti nkuko babivuze ni kapo Valensi na Foibi murakoze kudusura muri beza turabashimiye kubera Imana tubahaye ikaze amen nawe yatwibwira murakoze anti ngire ngo twita anti cyane kuri anti nkuko mwabivuze ni kapo ya Foibi na Valensi nitwa Foibi yego Imana ibaho umugisha murabizi ko muri beza murakoze cyane murabizi kubera Imana oya ibintu byose ni Imana burya se Imana niyo ibitanga ni relative ni ikintu umuntu areba muri angle ye terwa n'ubireba ariko muri make murabizi ko namwe tuguwe neza muri beza ku mubiri ufite umugore mwiza murakoze Imana yarakivivu ukiri umusore wumvaga uzashaka umukobwa umeze ute umeze gutya ko nigeze mbimubwira nigeze mwereka agenda nanditsemo muri 2010 mu kwezi kwa 10 nigeze kufata agenda nandikamo donc nk'ibiranga umugore tuzabana yego turicara turabyanariza dusanga niwe neza Imana irumva kabisa niko kuri nibyo rata natubwire kimwe nanjye nari mfite inzozi z'umugabo nzashaka nari ngiye kukikubaza wasanze bihura cyane 100% ubanza ari nk'ijana imbere n'inyuma cyane mwakoresheje noneho birenze byo nirihe banga rero mwakoresheje kugira ngo buri umwe abone uwo yifuza n'undi abone uwo yifuza ibyanjye nakoresheje no gusenga Imana nyibwira ko hari igihe twebwe tugendera ku marangamutima yacu mbwira Imana ko ariyo ijya imenya ibidukwiriye cyane kuruta twebwe ibyo twifuje hari igihe tugendera mu marangamutima ariko ugasanga amarangamutima ashize vuba ariko ikintu Imana yakugenyeye ntago kijya gipfa kurangira kuko kiba cyavuye mu mugambi w'Imana ku bwanjye rero ko ari ugusenga no kubwira Imana umugabo nifuza buriya Imana igikenera ko tunayibwira yego kubwira umugabo Imana umugabo nifuza narayimubwiye hanyuma final birangira nyine mumpaye uba nka wa mugore avuze ati uyu niwe nasabye no mugore avuzaga ngo uyu niwe nasabye none Imana impaye icyo nayisabye hariya sinibuka neza wabivuze ariko iryo jambo ririmo none se Foibi umugabo we ni umusitari yego wumva nta mpungenge ufite z'ibyo akina z'ibyo akora
urumva tubana tujya kubana nasanze kariyeri ya filime atarayinjiramo cyane ariko n'ubundi industry ya filime yarayirimo n'amadrama tubanye rero tukimara kubana nibwo ngire ngo kariyeri ya filime yayinjiyemo ariko kubyakira bikabanza kungora yego sometimes nkanga no kuzireba filime ya kino ntumushyigikire navuga nkasa nk'umuntu nyine udashaka kubireba navuga nti ntagira nk'ikintu ndeba ufite nari naranze kubireba kubera kwanga kubyakira ariko rimwe hari filime imwe yakinagamo baza gushutingira hano baraza hanyuma ndeba shooting ukuntu igenda yewe ndavuga niyo ni bya bintu nyine ni filime no gukina n'imikino urabohoka ndabohoka ntagira kujya filime ngire ngo ya mbere yakinyemo filime yitwa Ipfundo ariko yo yari muri filime ijyanye na hari theater yakinagamo y'Umurage indi ngire ngo ni Impanga series hanyuma Impanga rero ntagira no kujya nyine baba baprodinze serious yatambutse ukayireba nkashyira kuri stati nkabwira abantu murebe nyuma birakomeza nyuma haza no kubaho n'amarushanwa ndavuga yewe ni nyamara uyu mugabo ngomba kumushyigikira cyane ko ari akazi yego hari abantu baba bazi ko nyine filime ngire ngo ari ibintu byoroshye kandi ni akazi nuko ndamushyigikira ngenda mbibohokamo kandi hari umurongo twabishyizeho njye nawe twarabiganiriye ndambwira rero hari sene mba numva utakina ndazimubwira ambwira ati nangizo ntago nazikina ati zo ngizo ntago nazikina tubibohokamo nuko nabibohotsemo ubu ngubu uyu munsi rwose icyo nzi cyo filime ni akazi niba atari ibanga ni nk'izihe sene sene ya mbere ni ugukina ari kumwe n'umuntu mu gitanda ntabwo urayikinaho vare sure kuko nagize amahirwe kabanza ngaruka ku cyo mukanya yaravuze ati ajya gusengera umugabo yarabisengeye ntabwo yabisengeye ariko igihe nabyandikaga nabyanditse ni mu bihe byo gusenga ariko nyuma yaho ntabwo nabisengeye bivuze ngo Imana ivubira ababi n'abeza niyo mpamvu igusha n'imvura mu rumogi rukera njye ntabwo nabisengeye ariko Imana yamenye burya Imana imenye icyo dushaka yego cyane niyo mpamvu uyu mudamu ameze gutya rero hanyuma ku bijyanye n'ayo masene hari sene nyine n'abantu dukinana bayobora amafilime nyine ndabibabwira sene muri rusange twavuga sene z'urukozasoni zazindi ziri deep zatuma abantu bagiye ubundi ubusanzwe ubuzima dukina abantu bagira ngo byabaye hari igihe ushobora gukina n'umuntu muri iyo sene ka ngombwa ko muza gusomana par exemple gusomana rero ntabwo wabikora kubera iyihe mpamvu hari impamvu ebyiri burya ushobora kujya mu gitanda ariko mukamwajya mu gitanda mugafotora byo biroroshye ariko iyo usomye umuntu nyine biragaragara ngo wamusomye nyine yego gusomana rero ni urundi rwego icya mbere ibindi dukora muri filime bya nta cyaha kirimo ariko ntabwo usomye biba nta gikosa so njyewe numva nakora filime ariko itari buntandukanye itari bunkureho ubusabane n'Imana kuko sene zisanzwe dukina nshobora gukina nasinze mbizi ko ntasinze nshobora gukina bigaragara ko ndi kunywa inzoga mbazi ko ntayinyoye ndi gutereta undi mugore ndi gutereta undi mugore simbizi ko ntamuterese ariko ngusomye mba nagusomye of course rero iyo sene iri bumvanireho ubusabane bwanjye n'Imana teza ikibazo mu rugo n'ubuhamya bwanjye ntabwo nakwemera kubwangiza Valensi tukiri aho kuri kariyeri ya sinema ya filime ukina nta mbogamizi ujya uhura nazo wenda ku rusengero mu itorero usengeramo bakubwira bati se ibi bintu nta mukristo wakabikinnye ntabwo ibyo wigeze uhura nabyo ntabwo byabura kuko nibyo nakubwiraga abantu iyo bareba amafilime dukina akenshi bibwira ko ibyo bintu
ari ukuri hari nk'ukuntu dukina nka sene bikari namuvuze ko mugiye mu gitanda yego iyo sene ntaho yagaragaye ariko umuntu yireye bati ya tubagiye mu gitanda we yego birangiye ariho bagiye yego ejo rero mu minsi ishize rwose hari umuntu waguze yose mu baza ariko ngo ntabwo yango bikina mbona ngo bitatira gakiza bose ninjiye deep ariko numvise ko nyine urwego bifatamo yego atari urwego rwa filime mvuga ko ari reality izo ntambara ntizibura tugara twisobanura sobanura abantu ko nyine ari filime ari akazi kamera ibiraho cameraman abahari director abahari abandi bakinyi muri kumwe nta cyaha ibyo batekereza ko byabaye icyaha ntabwo byabaye mu byukuri yego nk'iyo ugenda mu nzira abantu kakureba cyane cyangwa se bakakuvugaho ubifata ute ubyakira ute mbese ubwo buzima bwo kwitwa umusitari hanze noneho y'urugo hanze y'urusengero ho bimeze bite abanza agenda arana umusitari cyane biracyari aho ngaho ariko nyine n'ubundi abantu bari amafilime dukina ntibabura kubibona nanjye nyobora ubukwe kenshi ugera mu bukwe dore kanaka bivuze ngo icyo gihe jewe mbifata mu rwego ruri positif kuko kumenyekana hari izindi opportunity byubaka ikindi ariko bimpa n'urwego rw'imyitwarire bimpa urwego rw'imyitwarire kuko iyo umaze kumenya ko izina ryawe ryagiye hanze uba usigaje intambara yo kuri protege abantu rero ntabwo nzwi n'abantu benshi mu by'ukuri muri iyi kariyeri ariko barahari abanze ko iyo wagiye muri filime ukabona ifite views mu kigo kimwe ufite views 150 abangaba abantu ni abantu bariho tuzahurira ahantu henshi kandi hatari hano i Kigali gusa no mu byaro aho tugiye no mu mahanga ushobora kujya muri Amerika ugasanga abantu baje kureba ku kibuga cy'indege dore wa musitari w'umunyarwanda mwene wacu ugasanga barakoze bivuze ngo rero ni yindi task biduhaye duhaye urwego rwo gucunga iryo zina kugira ngo ejo batazavuga ngo ba bantu bakina filime nabo cyangwa se ngo kanaka muri filime donc yego sira muri deposition yego tukiri aho tubwira abantu ko mu by'ukuri filime ni imikino abantu baba bakina ubuzima bwa buri munsi bubaho nk'uko Madame Valensi yabivuze rimwe na rimwe hari igihe abantu baba bazi ngo ni ukuri niba avuze ngo agiye mu buriri akumva ko agiye mu buriri niba ari gukina ari gutereta umukobwa akumva ko yagiye kumutereta tubwira abantu ko rwose ntabwo ariko kuri biriya ni imikino haba hari abantu benshi kuri setting ku buryo ibyo byose abantu batekereza batatinyuka kubikora rero nk'uko mubizi icyano yacu igamije kubaka umuryango ingo urubyiruko abana abubatse ndagira ngo twinjire noneho mu bijyanye n'imibanire yanyu ya buri munsi mu muryango Imana yabahaye umugisha mufite abana ese mukora iki kugira ngo abana mu batoze inzira nziza mu batoze uburere bwiza mu niki mukora duhereye ku bana ikintu cya mbere guhereza abana uburere bwiza natwe ubundi ntabwo twabishobora Imana yonyine niyo twebwe gira ngo n'umutware wanjye arabivuze twebwe twizera Imana turi abakristo hari igihe wenda twabivuga wenda abantu badukurikiye bakavuga bati ariko se bariya bo ibintu byose ni Imana ariko twebwe twizera Imana twebwe nta kintu twakwishoboza abana bacu hamwe no kubabwira ijambo ry'Imana natwe kuberera imbuto abana kenshi bakora iyo uri umuntu umubyeyi wabo nitwe tubana nabo kenshi yego behavior z'umubyeyi iyo urimo kwereka abana ibyo ukora ni nkaho urimo gukora transfer nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi twebwe icyo dukora rero kugira ngo abana bacu babone uburere cyambere no gushyiramo imbaraga zacu abana kubabwira neza kubabwira ibyo bagomba gukora kandi ukaganira nabo hari igihe ababyeyi nyine twumva ko abana ni igitsure nkanjye ngira igitsure cyinshi ku bana ise ntago ajya kibagiraho ntago ajya abwira abana nabi abwira abana nabi rimwe ariko byarenze ariko
muri kanyiki arigiye yambwiye ngo harya wirukansa imbwa kenshi ukayimara ubwoba yambwiye ati wirukansa imbwa kenshi ukayimara ubwoba aba bana kuzajya ukomeza ubabwira gutya ntabici tuzavaho yego baguca amazi bakumenyere ntibumve n'ibyo ubabwira none n'igihe abadamu twabaye stressé ukumva nyine akantu kose kari ku mwana n'umucyaha kandi ntago ari byo yego sometimes gucyaha umwana ni byiza ariko uburyo bwiza bwo kugira ngo umwana akumve niyo umubwiye friendly mwaho muri inshuti mukaganira jewe narabibonye iyo mbwiye neza uriya mukobwa wanjye cyangwa umuhungu nkabwira gutya na gutya tema okay arabyumva ureza kumubwira ati yego umukizaho igitsure igitugu umutegeka cyane arabyumva rero ikirenze kuri ibyo ngibyo twe dukora yego no gusenga Imana twebwe ntago umwana umufashe mu biganza byawe hari igihe yagucika ariko iyo umushyize mu biganza by'Imana Imana niba yaramuguhaye gusenga Imana ikagufasha kugira ngo nawe umuhe uburere bukwiriye kuko hari n'igihe ababyeyi nyine natwe hari n'igihe twibagirwa nk'inshingano zacu ugasanga kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nyine umwana hari nk'ibindi biganza arimo yego ariko ibirenze kuri ibyo turasenga tukabwira Imana kabaturindira kandi kaduhereza n'ubwenge kurera ntago ari ikintu cyoroshye bisaba ubwenge Imana itabuduhaye ntago twebwe twabishobora ni muri ubwo buryo urakoze cyane Valensi ujye ubonera umwanya abana kuko mu bibazo dufite nuko ababyeyi babyuka bajya gushakisha kugira ngo ubuzima bwa buri munsi bubeho ariko ugasanga twibagiwe icy'ingenzi guha umwanya abana nk'uko yari abivuze ugasanga hari umwanya munini abana babayeho mu biganza by'undi muntu bitari ibya mama bitari ibya papa ujya ubabonera umwanya wawe ku ruhande rwawe wenda mvuze ngo babonera umwanya cyane gusa icyo nzi nuko ugiye muri kamere yanjye nkunda abana gukunda abana rero bimpushinga kubabonera igihe nubwo atari cyinshi nyine kitangana n'icyo numva nagakwiye kubaha ariko nyine uburyo lifestyle yubatse tubyuka dutigita nagatigita ariko uko byagenda kose nashobora kubyibiza buri munsi abana tubonana kandi nabo barankunda iyo nje niyo ninjiye basinziriye bahita babyuka rero abana ndiyatashe cyane ku bana ku buryo umwanya ntawubura cyane kuko nanjye kumenya uko biriwe n'uko baraye birafasha rimwe na rimwe rero abana kubera umwanya munini ba mama aribo bamarana umwanya munini n'abana bakubitana imitego ugize icyo umenya iki ugira gutya rimwe na rimwe usanga abana bakunda ba papa kubera iki amubona gake wa mwanya wose akawumuha nta nubwo uri bubone amakosa ye kubera akanya gatoya umuhaye nawe ugasanga abana bakura bazi ngo ba mama barabanga barabakubita babashyiraho igitsure bagira gute ugasanga rero mu by'ukuri hakagombye kuba balance hari n'ikosa ababyeyi dukora ugasanga niba mama ahanye umwana papa aravuze ati wimpanira umwana wivugira umwana none ugasanga umwana nawe biramucanza akavuga ati se hagati ya papa na mama unkunda n'uyu uyaranyanga ugasanga icyo kintu ababyeyi iryo kosa turarikora cyane ugasanga abana hari umubyeyi umwe mbese biyumvamo ni umwana yaje kureba ikiganiro cya papa na mama noneho ugasanga hari ibyemezo bimwe na bimwe papa na mama batumvikanaho bitewe nuko umwe yumva abantu undi ntabumve mama yashyiraho icyo gitsure papa toya ndekera abana icyo kintu ubona cyakemuka gute niyo confusion y'abana bakayivamo kuko umwana avuga ati papa aramvugira cyangwa se mama aramvugira papa ntamvugira ubusanzwe ugiye muri kariyeri yanjye ndumurezi nubwo ntigisha cyangwa ntigishije ariko nize uburezi ariko nanakoze muri domaine yo kurera abana nakoze muri Save the Children muri Save the Children nari nshinzwe ibigo by'urubyiruko n'abana kimwe mu bintu bikomeye urugamba dufite mu miryango nuko natwe ababyeyi tutazi ikintu cyitwa positive parenting positive parenting ngo tumenye ko hari ibintu ubundi bitavugirwa mu maso cyangwa mu matwi y'abana nta nubwo nkwiye umugabo cyangwa umugore akwiye gucyaha mugenzi we abana bumva kuko abana abantu babafata nk'ibimana donc bazi ko
papa ari umuntu uri strong Yego. iyo umucarenje inzira iri imbere yabo ubashyize muri confusion mama wabo mufitiye icyizere iyo umucarenze inzira imbere y'abana aturiye mama ni fake nawe ni nkuko yabona papa wakubitiwe mu isoko azi ko ari we muyobozi mbese ari umuntu ukomeye kuko abana bazi ko ibyo batakwigezaho byose niyo mpamvu uba ugenda n'amaguru umwana ati wazanguriye imodoka yego akumva nyine yabona indege igenda ufite ubushobozi bwose dada azayigura rero kirazira ubundi njye sinabikora Imana izabimfashamo ntazabica ku ruhande ariko ubundi kirazira kubwira nabi nyina w'abana bakumva ubu ugiye kwangana nabo kuko burya abana nubwo batwiyata ashobora twisanzuraho abana uko bakura banyina batashe kuri ba nyina cyane korosho kubisanzuraho umva rero bafite pitiye buriya na cordon umbilical ifite ikintu irema hagati y'umubyeyi ya mama n'umwana y'umubyeyi w'umugore n'umupapa burya papa nyine ni inshuti yabo ni sponsor arashoboye afite ubushobozi n'imbaraga ariko bazi ko impuhwe za mbere bazifitiwe na ba mama rero ugiye ushatse kwereka umwana ko nyina afite faiblesse ahita kwanga yego urakoze cyane noneho tugiye ku kindi kibazo kijyanye n'iyo umugore amaze kubyara ibyo twita ikiriri ukivugaho iki from what I know mu byo nzi ko umugore iyo abyaye ajya mu cyumba cye akazagaruka mu cyumba cy'umugabo nyuma y'ibihe runaka ariko it's a challenging period ko bundi umugabo abarazanye umugore kugira ngo babane nyine mu gitanda kimwe mu cyumba kimwe ariko nyine icyo gihe kiri challenging gusa nyine hari ibintu udafiteho control tutahindura ariko nyine ni igihe kigoye cyane cyane ku bagabo kiratuvuna rimwe na rimwe ukabona rimwe na rimwe kikaba kirekire bitewe n'uko umugore yabyaye yego yaba yabyaye neza cyangwa se yagize amakomplikasiyo bikamutera gutinda hari nabo njye numva ngo bamara amezi 6 mana Imana izabindi nuko njye narangije kubyara oya vale ntabwo urarangiza kubyara kubera ko ni icyifuzo cyawe rero mu by'ukuri rimwe na rimwe abagore nyine bava mu cyumba bitewe no kuvuga ati wenda ahubwo hari abagore bavuga ngo ntago baba bashaka ko basakuriza abagabo umwana ryajoro ararira umugore yicaye babyuka gira gute hari igihe rero mu by'ukuri umugore abikora ari ukubaha umugabo wavuga ati se mukangure ejo afite akazi se musakurize ibintu nk'ibyo rata siko bimeze ubanza bino bintu by'ikiri byaraje mu gihe cyacu simbizi ariko abantu bakera kuko mama bajyaga bajya ku kiriri simbizi ariko nituvuga ikiriri bumve ko ari ukuva turimo turavuga kuva igihe umugore yabyaye akava mu cyumba cye akajya mu kindi cyumba icyumba cyawe n'umugabo ukajya noneho mu cyumba cyawe urana na baby yego kiriya gihe gihewe rero mu by'ukuri nkanjye uko mbitekereza nkeka ko kiriya umubyeyi ajya muri kiriya cyumba kugira ngo aruhuke ikizi mu by'ukuri umwana baba bari kumwe arabyuka amuhindurire arire aba yagiye hariya kugira ngo icya mbere ni icyumba cyo kuruhukiramo niko ntakise kiriya gihe wabyaye hari abantu baza kugusura kuruhuka se navuga iyo wabyaye nyine ni ahantu waryama n'umwana mu cyumba cyawe se ntabwo waryama n'umwana kiriya cyumba hari abashyitsi bazaza kugusura ntabwo uzabajyana mu cyumba cyawe n'umugabo wawe kiriya ni icyumba cy'abantu cyawe n'umugabo yego ni icyumba cyawe n'umugabo ahubwo icyo kirumvikanye hari abantu baza kugusura ntabwo wabajyana muri kiriya cyumba ariko icyo cyumba cyawe urimo na baby wabazana ni icyumba niho wirirwa n'umwana niho umukarabiriza niho umuryamisha ntabwo wajya mu cyumba n'umugabo aryamyemo urugero ku manywa ngo ujye kogerezamo umwana oya icyo gihe wenda waba urimo kumudistabinga ariko ufite icyumba cyawe wakarabijemo umwana wamugaburiyemo abadamu tuba dushaka kurya no kunywa ku kiriri ntabwo uzajya kujyana ibiryo hano isombe igitoki igikoma ku manywa ariruhukira wenda aje kuri lunch aryamye
yoga cyangwa se mu kazi nawe uri n'amasorori ntago byaba ari byo ntago byaba ari ko kiriya cyumba ari icyumba cy'umubyeyi akwiye kujyamo mu gihe atarakomera ugiye gukomera ndimo kuvuga hari igihe uba urimo ukeneye kunywa igikoma cyane ukeneye kujya ibintu cyane kuba watakaje imbaraga nyinshi n'amaraso urarara wicaye akenshi ababyeyi iyo ufite agahinja urara ucanye itara ntabwo mugenzi wawe uzajya kurara umucaniye w'itara uzamubuza gusinzira reka ko kiriya cyumba rero nubwo tuvuga ngo ni ukuruhuka hari abantu wenda bashobora kubyumva bitandukanye yego ariko nkeka ko ari icyumba cyo tujyamo kugira ngo tubashe kuba gukomeza gutegura abana kuba turi kumwe n'abana ese abashyitsi baje kudusura niho badusanze ntabwo badusanze muri cya cyumba cyacu n'abagabo mugenzi wawe ntumubangamiye nijoro umubuza kuryama umwana ashaka konsa umucanira amatara hejuru nkeka ko ari muri ubwo oya nibyo ubisobanuye neza cyane n'ababyumvaga nabi ababifataga nabi bavuga ngo ntabwo umugore yakagombye kuva mu cyumba cye izo ni impamvu zatuma byibuze umuntu abisobanukirwa noneho ku ruhande rwa wumva yakimaramo igihe kingana iki ko abagabo benshi bararekeramo bakavuga ngo abagore iyo bamaze kubyara bajya muri icyo cyumba bakiberayo forever nk'uko yari abivuze ngo hari n'abamaramo amezi 6 noneho ngo bigatuma rimwe na rimwe abagabo babaca inyuma kuri cya kiriri jewe ku bwanjye ubundi nkeka ko kuba uri muri kiriya cyumba mugenzi wawe yiraza wowe urara mu cyumba n'ubundi uba urimo n'umwana yego nkeka ko umuntu bitewe nawe ukuntu management buriya abantu bagira management zabo zitandukanye management yawe ushobora kuvuga uti umwana wanjye nijoro ntago akirira cyane bishobora kuba narara ncanye itara ubu noneho ushobora kujya kurarana n'umugabo wanjye tukaryama niyo byibuze umwana yakanguka nta wabibonye ukavuga uti mwana ntarenze inshuro ebyiri nkeka ko zitamubangamira kandi tutirenganyije ko hari n'indi mirimo yindi hari indi inshingano ibi dutegereje yo kubaka urugo sometimes iyo abagabo ntabwo iyo rero bayumva uburyo sometimes biterwa nawe uko wiyumva uko wiyumva se warakomeye umubiri wawe umuze neza umudamu wakorewe cesarienne urakomeye urumva umeze neza ça dépend ukuntu wiyumva ntabwo ngiye nakubwira ngo uzamara ukwezi yego kandi wenda umeze neza mu byumweru bibiri mu cyumweru kimwe ntabwo nzakubwira ngo umara amezi 3 kandi mu by'ukuri wenda no ku kwezi warakize wowe uriyumva umeze neza uriyumva ukomeye ese nta muvuma nyinshi z'abashyitsi barimo kugusura cyane ku buryo unanirwa kuko hari igihe umuntu agira muvoma z'abashyitsi mu gitondo saa 6 na nimugoroba ntibikomeretse wenda abantu babyara ntibasurwe ariko hariho n'abantu babyara bagasurwa cyane mu gitondo saa 6 nimugoroba bavuye ku kazi bakorera bawe nijoro hari ababiriwe mu kazi bakaza gusura nijoro ukananirwa wananirwa rero ukaza no gukenera hari igihe ushobora kuvuga uti igihe umwana wanjye aracyonka cyane hari n'abantu babyara ku mezi 3 akaba yasubiye mu kazi ugasanga nijoro n'ujya kurana n'umutware wawe hari n'igihe n'umwana arira nijoro umutware akaba ari ntumwumve umutware akaba ari we umwumva urugero rwiza nk'uyu mutware wanjye cyewe rwose hari igihe umwana arira nijoro ntambyutse kuko akunda abana yabitubwiye akanyihorera nta kintu atazi gukora hari ibintu nyine abagabo bavuga ngo birasuzuguritse ariko nanone umwana n'uw'ababyeyi umwana n'uw'ababyeyi bombi keya umugore yatanga n'umugabo yazitanga biyaterwa rero ngewe kuri iyo side yanjye igihe umugore ashobora gusubira mu cyumba biterwa nawe uko wiyumva na management yawe kuko ingo nyinshi zifite management zazo zitandukanye yego vare wowe se urabyumva uti mu by'ukuri tuvuge amazi ukwezi cyangwa amezi 2 atagaruka mu cyumba ubona ariyo mpamvu abagabo bamwe na bamwe bavuga ko baca inyuma bo bashakanye ugasanga niba hari na murumuna w'umugore hari ukuntu bari bubyumve kimwe niba hari na mubyara w'umugore niba ari iki cyangwa hari inshuti ye hanze ubona icyo kintu umuntu yagishyigikira akavuga ngo niyo mpamvu wenda umugabo yaca inyuma y'uwo bashakanye kubera iminsi amaze mu kindi cyumba sinzi ko nza kubifata nk'aho ariyo mpamvu
ariko umuntu abasanga acana inyuma n'ubundi ntabwo aba byiza icyo gihe kuko umuntu ntabwo aba mu rugo iteka ko giye mu gihe gishize nigeze kuvuba ntari mu rugo amezi 4 yego kubera impamvu z'akazi impamvu zo gutuma umugabo n'umugore batari kumwe ntabwo ari uko babyaye gusa bivuze ngo rero umuntu ubona umugore ari ku kiriri akaboneraho umwanya wo kumuca inyuma n'ubundi abasanzwe abikora aricyo rero ati habe na murumuna we cyangwa mukuru we cyangwa mubyara we yenge mbifata nk'ishyano gucana inyuma mu ngo ndavuga ngo birasanzwe bibaho cyane mu ngo nyine z'abantu badafite ibyo biyemeje bifite aho bihuriye no kudacana inyuma ariko iyo umuntu agiye guca inyuma umugore we akamuca inyuma ku muvandimwe we cyangwa muri relative we hafi byo biri bizarre kurushaho abamusuzuguje kuko n'uwo mugore w'umwambuye agaciro iwabo rero kujyanye no guti ubundi gihe nifuza ko rwose iyaba byashobokaga umugore ntiyagatinze ku kiriri kuko abagabo dukenera abagore nubwo nabo bakenera abagabo yego ariko nkuko bivuze byose biterwa na circumstance ashobora no kurwara n'izine yavuye kwa muganga niba ataramera neza biba byumvikana ariko hari n'abagore babikorera ubwende akaba asanzwe ari nk'igihano kavuga ati shana nanjye ndagukomesha ndayamara nkubwira ko ndwaye yego n'umwegera mbese nabi ibyo rwose abagore nabo babikora sinzi bo wenda ukuntu biyaranje umubiri wabo ukaba barafu ariko mu busanzwe igihe mbivuze nk'umugabo abagabo twese twakwifuje ko umugore atagatinze ku kiriri cyane cyane ko nta mugabo wifuza ko umugore agira amakomplikasiyo mu gihe yabyaye ariko igihe byabaye nyine abagabo numa dukwiye natwe kwihangana twabifata nk'ikindi gihe cyose kidasanzwe twihangana tugategereza igihe umugore aza ko ntekereza ko ni naryo shema ry'umugore kumva ko umugabo yamwubashye akamutegereza kugeza igihe hazaba akize yego murakoze cyane hari ikindi kibazo nashaka kubabaza ndetse mugatanga n'inama mumaze imyaka igera muri 5 mwubatse urugo ni imyaka ikomeye kuri 2 z'ukwa 9 azaba ari kuwa 5 kuwa 4 kuwa 5 ngira ngo yego imyaka murimo ni imyaka ikunze kugorana ugasanga harimo intambara harimo utuntu tudasobanutse rimwe na rimwe ugasanga benshi nta bushakashatsi nakoze ariko abenshi usanga ari cyo gihe cyo kuvuga ati urugo rurananiye kuki nashatse uyu muntu nari nzi ko ameze gutya mbese hakaba harimo intambara zikomeye ese zo utwo dukonfuri mwebwe mujya muhura natwo mbere yuko tujya ku nama twagira abo bandi reka duhere kuri madamu tuvuze ko tutagira konfuri twaba tubeye yego n'abantu badukurikiye babaseka baduseka kuko bajya baca ubugari mu kinyarwanda ngo ntazibana komanya amahembe ariko ahubwo uko tubyitwaramo gute yego twebwe rero ubanza ari gake njye Imana yangiriye neza yewe muri iyi minsi sigaye nisegura ku bantu cyane abantu basigaye bafite ibikomere uvuga akantu umuntu agahita avuga ati buriya se aravuga iki iyo wagiriye umugisha ukabana n'umupatana umuntu wawe mubana mu rushako ukabona hari ikintu akurusha icyo kintu ujye ukigenderaho yewe umugabo wanjye agira kwihangana cyane agira pasiyanse iri ku rwego rwo hejuru kandi igihe pasiyanse yanjye ikaba hasi yego jewe rero iyo dufitanye n'udukomfuri ajya ahita abigira izi agahita nyine abigira nk'ibintu byoroshye mu gihe wabigize intambara wabikomeje rwose jewe ntabwo nabeshye we rero azi guhanduringa ikibazo kandi neza agahita ibintu mugahita mubi aho kugira ngo bibafatire muri icyo gihe cy'uburakari n'umujinya ahubwo akazi tukazabifata kera harashize nk'igihe agahita icyo kintu akigarura muri mudu nziza muri brag mukakivugaho mukakiganiraho
mukakivugaho nkahita numva nyine yarandushije ubugabo yego nkahita bakomana uziko twe burya abagore nyine hari weakness dufite yego jewe rero n'uwo mugisha nagiriwe niyo tugiranye utuntu nyine tw'udukonfirine duki wafite ukuntu abihanduringa bikarangira nyine twazongera kugira ngo cya kintu kitazongera kugaruka akakizana turi muri mood nziza akavuga ati ariko kino kintu iki tugasa nyine tukirangiza kikarangira ariko nibaza ko byibuze uganira n'abagore batandukanye wenda inshuti zawe ibyo bacamo muri icyo gihe ujya ubyumva cyane turaganira ngira abagore benshi tuganira yego kandi ukabona koko muri iyi myaka iragoye cyane iragoranye cyane ni nka fondasiyo umuntu aba ari kugenda ashyira yubaka ugasa none ni iyihe nama wagira abo bantu bari muri iki kigero muri iyi minsi harya waruvuze ku kintu cyo ku iyi myaka 5 ingahe kwigana kumenyana amakonfuri ya hato na hato nubwo atabura forever ariko noneho aba bantu bari muri iyi myaka bahura n'utuntu dutandukanye akumva yabivamo akumva arashaririwe akumva yabireka ni naho hari kuva ama divorce menshi ngiye ikintu nababwira ikintu cya mbere dukeneye muri mu rushako fondasiyo ni ukwihangana ni ukwihangana nicyo kintu cyonyine cyafasha umuntu uri mu rushako hari igihe umuntu nyine mugira nk'akantu mupfa akaba ariko wuriraho gafite 5% k'ibyiza yakoze aho kugira ngo rero urebere muri cya kintu kibi yakoze ahubwo ujye tukurira ibintu byiza byo yakoze byinshi ubizana ushyire ku munzani urebe balance yabyo ni iyihe ariko ikirenze kuri ibyo ni ukwihangana kuko umuntu iyo wakorewe ikosa wowe ugira ngo ntaryo ujye ukora kandi mu by'ukuri buriya iyo ubonye mugenzi wawe yakoze ikosa nuko utajya uhita ugaruke ngo urebe ngo ariko se ngewe bimeze bite buriya nawe wasanga wowe wakubwira ibyo wakosheje ari byo byinshi kuruta ibya mugenzi wawe icyo gihe nagiraho inama abantu bangana natwe mu rushako abantu bamaze imyaka 5 ese abantu bakiri hasi hari n'abari hejuru nabo birimo gucanga ariko urumva bafite experience kundusha ibintu bibiri nababwira ikintu kimwe no kwihangana ikindi kintu cya kabiri kutarebera image y'ikintu kiba umuntu mugenzi wawe yakoze kuruta ibyiza byo yakoze buriya hari igihe akora akantu kamwe yego n'ijambo ry'Imana ndavanga imirimo yanyu izahesha agaciro ya mbere ariko mu rushako mugenzi wawe niba yakoze ikosa reba ikintu kimwe cyiza cyashobora kuba yaragukoreye uzasanga kiruca valeri icyo kibi nusanga gifite valeri niho uzakura imbaraga zo kumubabara nurangiza nawe uvuga ko se ubugewe nta gihe namukoshereje nibwo uzabona imbaraga tukiri aho ngaho wenda subiye inyuma gatoya kuri kiriya cy'amakonfuri urugero waruduhaye wenda tujya tugira na konfuri abagabo benshi ntabwo bazi guca bugufi ngo basabe imbabazi kandi igihe cyose babona abagore aribo bakoze amakosa sinzi icyo kintu niba namwe kibabaho kujya ubibona cyangwa ntabwo bikubaho jewe uziko nize gusaba imbabazi ariko mbana n'uyu mugabo ubundi sinajyaga nsaba imbabazi none wowe ni ikinyuranyo cy'ibisanzwe ewana hari igihe yajyaga abona byabuze gicaha agahita ambwira ati ngaho basi umbabarire ati mbabarira niba hari ikintu wazi 100%. Nta nubwo ari bya bintu byo kuvuga ngo abantu ngo turyoshye yego niba hari ikintu azi afite niyo mana afite nayo mpamvu navuze ngo we afite karaktere nziza yo nagajya afite kuna ahanduringa ibintu we rero niba hari ikintu afite no gusaba imbabazi nta nubwo bijya bimugora ariko jewe ni intambara bayigize intambara nyine nagiye mbyiga kubera we yego nige namukoraga ikosa akanyihorera nyine akandeka kandi je ntamusabye imbabazi ariko kubera kugenda mbana nawe nanjye nagiye niga gusaba imbabazi namukoseza amugani kandi nige nanko kubivuga nko mu Kinyarwanda amugani sorry mbabarira ukumva biranze
babarira nkanga kuyivuga abone mbwashana nyine ni pardon ariko mbabarira ukumva wapi hakaba n'igihe mubwira nti nyine niba byakubabaje ntumabarire kandi we afite no kunabisatsa akambwira ati hariya nakoze nabi yego ibyo byifuzo ni byiza no kuba washaka ubifite ntabwo ari bibi nubwo ari bibi barifuza kujya ahantu hari ibintu byuzuye nta ikintu cya mbere barimo kurebaho ntabwo barimo kureba ku rukundo barareba simvuze ko hatari n'abadafite urukundo n'abafite urukundo barahari ariko ibintu biri gutera kenshi iri gatandukana rya hato na hato hari ikintu je nshobora kuba narabitekereje wowe wenda sinzi n'abandi babitekerezaho kundusha uyu munsi umuntu arakurikira ibintu yego agashaka umuntu bitewe n'ikintu runaka yagera mu rugo y'amafaranga yayabona amafaranga kuri konti afiteho miliyoni nka 20 ze umugabo yashyizeho aragenda mu modoka nziza ejo mu gitondo agahita abona umugabo bari kumwe ntibaberanye yego gahita bati no naribeshye nabona Valensi tutaberanye ndaribeshye umunezero w'amafaranga arawubonye arawufite ariko kuba proud y'umuntu bari kumwe byanze yego ntashaka ko basohoka ahubwo agatangira gushaka umwana uri hanze hano umusore mwiza bajyanye uri presentable ugaragara neza physically muhungu mwiza cyangwa ikindi bari bujyane ku mazi akumva ari bujyane mu nshuti ze ariko umuntu bari kumwe mu rugo providing ibintu byose ntago ari fieri akaba ari nk'umuterankunga akaba ari nk'umuterankunga ya mafaranga ntiyayabonye yego ya nzu ntiyayibonye byose ntiyayibonye agatangira gushaka gatanya kavuga ati oya ntago nzabana n'umuntu ntishimira ntago nzabana n'umuntu tutajyanye icya kabiri abana b'abasore ibintu barimo kubona hanze hano birimo kubatera ubwoba arasohoka yajya nk'ahantu ku Gisenyi cyangwa afiteyo nk'inama agahita kubitana n'urugero ngiye gutanga wanjyeho urugero ntabwo ari bugiye agahita kubitana na Valensi uri mariye ufite umugore n'abana 3 yasohokanye umukobwa wa tante w'imyaka 20 kandi uwo mukobwa wa tante hari fiance afite ariko yasohokanye na Valensi yego bagasohoka bakamara weekend cyangwa nka Valensi urugero ugasanga umugore azi ko ari mu kazi ari kuri tere afite umukobwa wa tante basohokanye w'imyaka 20 kandi uwo mukobwa nawe afite boyfriend umungu agahita avuga ati ko sungu nshaka mbyikorera ni hahandi ndashaka umuntu akagira icyo gikomeye kumva ati ngiye uyu muntu se ndamujyana mu rugo gukora iki kandi noneho ikindi abana muri iyi minsi amafaranga ni makeya akazi karimo kukuboneka nuko ni gake ugasanga nyine umwana w'umukobwa akavuga ati ngiye ndajya kubana n'umuhungu ejo bundi tuvanye muri CFB ejo bundi 2021 tudefanze tuzarya iki se n'iki tuzatunga ukumva nyine abakobwa bose bafite wishi yo kuvuga ati ndashaka kujya ahantu ngiye hari ibintu byuzuye yego ako se kubera iki abakobwa tutakwishyiramo icyizere batakwishyiramo icyizere cyangwa abagore nabo bagaharanira kwigira mbese akumva ko nawe uruhare rwe rugomba kubaho kavuga ati kuki giyewe ntashaka ako kazi ntashaka iyo nzu ku buryo anytime umugabo atazankangisha imitungo ye ngo avuge ngo ni giyewe wakugize ibi ni giyewe waguhaye amafaranga mbese ni giye wagukuyeyo mu bukene waro kuki abakobwa icyo kintu batakunda kugikora ubanza abakobwa simvuze ko hari atari abakobwa bazi gukora abakobwa hanze bazi gukora bari determined bazi gushaka ubuzima ariko hari n'abandi bashaka kubona bya bintu bibizanira ntago ashaka ibintu bimugora ariko ikintu turimo kubura muri iyi minsi ntabwo twifitiye icyizere nta cyizere twifite iteka ryose twumva igitsina gore igitsina kobwa banza igitsina gore ari twese turi hamwe twumva ko imbaraga abantu bakomeye bafite imbaraga ni abagabo ni abasore nibo bafite ibintu kandi mu by'ukuri natwe duhagurutse tugakora turashoboye umukobwa hano ufite akazi ufite amafaranga umuhungu aramutinya uriya mukobwa ufite inzu ye n'imodoka namwiterereza hari ababikura mu kazi hari n'ababikura ahandi ariko hari abantu hano hanze bakora bazi gukora
muri iyi minsi rero cyangwa ngire ngo no mu bihe bya kera abakobwa nyine bifitiye akantu ka weakness ariko karimo gutera n'ibyo ngibyo byose ugasanga nta cyizere. Ikintu rero nyine turimo gusabwa muri iyi minsi nabo nibigirira icyizere bahaguruke bakore n'abagabo bazabubaha. Impamvu muri iyi minsi abagabo barimo gushuka abana b'abakobwa, umwana w'umukobwa arabona miliyoni agahita avuga ati no, yego yatekereza none n'ubukene buri iwabo, yatekereza ko ari uri kwishyurira bari umunabe cyangwa basaza be minerivare, akavuga ati ubundi reka ngende aho gupfa none nzapfeje. Kandi mu by'ukuri usanga future yawe imbere hari igihe bizagira bizanga wagera mu rugo nawe wanahura n'ibyago. Hari ingo hano hanze zirimo ibibazo ugasanga bwa buzima bugize kuba mu bwa gikobwa, hari umugabo w'abandi urimo kutwara, wagera mu rugo nawe ugasanga umugabo wawe arimo baramutwara, kwihangana bikananira. Ntiyibuke ko nawe yabikoze. Aha tuributsa abantu ko icyo ubibye nicyo usarura. Yego murakoze cyane rero, ni ukuri ku kiganiro cyiza mwemeye ko dukorana, ndibaza ko kizafasha benshi. Wadusangiza gato experience y'ibyo ukora? Jewe nari maze nk'imyaka 4 naragiye muri gahunda yo kubyara. Hanyuma mu minsi ishize 2021 ngiye nabwiye abantu ko ndi umukristo. Yego senga Imana, nambwira Imana ni wampaye ikintu nakora, ntiwamana wampaye ikintu nakora. Biba byiza iyo wagiriye umugisha, Imana ikaguha umugisha, umutwara akabona akazi, ukabasha kubaho n'abana ukabarera. Buriya nta kintu cyiza nko kwirerera. Njyewe maze imyaka 4 hafi 5 mbana n'abana mu rugo, nta kazi ngira. Ariko burya akazi kaba gahari, nuko tuzi ngo akazi ngo naka kwishyura ku kwezi, kari akaza n'amafaranga kagira. Hanyuma sa Imana yibwa nanjye ndashaka ikintu nakora. Hanyuma muri iyi minsi nicara mu rugo niga umushinga. Niyicarira hano mu rugo iwacu ndatekereza niga umushinga. Ubu ngubu hagibwa rwiyemezamihigo birimo b'abagore babaho. Yego cyane rwose. Mfite ibintu nkora, hari ubunyobwa nkora, hagibwa buriya babyita imizigere, ni nka snacks, ni nk'iki, ni nk'ama snacks. Ubunyobwa nkora buri roasted, hanyuma nka supplying mu mahoteli, mu supermarket. Hari n'igihe usanga umuntu afite nk'abashyitsi cyangwa ugasanga umuntu afite nk'ibirori, afite bridal shower, ama eglise barashaka nko gusangira, ugasanga umuntu ambwiye ati dukorere bwa bunyobwa bwawe ujye uteka, dukorere 5, dukorere 7 delivering, reka deliveringa. Ariko muri iyi minsi mfite ama supermarket menshi nkorana nayo, delivering aho bashobora kubisangamo igihozo, Marine, n'amahoteli amwe namwe. Numva ko nawe wahagurutse ukaba uri kwiteza imbere, atari kuvuga ngo urategereza papa w'abana ngo arazana umugati, arazana iki. Rero abadukurikiye cyane cyane abakobwa, abagore, ni ukuri biroroshye ko umuntu yakoraga umushinga mutoya. Rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo nta gishoro, ariko burya igishoro cyaza ari uko wanatekereje. Ubuse umuntu akubwira ati ndaguha 5,000,000, ako kanya wazikoresha iki? Ndaguha 1,000,000 wakoresha iki? Rero biradusaba ko duhaguruka tugatekereza cyane, tukiteza imbere, ibindi bigenda biza buhoro buhoro. Ndabashimiye rero, murakoze cyane. Sinzi niba hari ikindi mushaka kuvuga, ese gihe hari icyo mushaka kumbaza abadukurikiye? Barakoze. Ndashaka kugaragaza ko ntabwo yavuze ukuntu ngo ubunyobwa bwageze ku isoko. Yego bwo bunatetse mu buryo buri special. Nibwo bwa mbere, kandi imyaka maze muri Kigali ni myinshi. Ariko bwa mbere bukorera butekeye abantu bari bave ku rusengero iwacu baje kudusura. Yego abateze hano zo mu ati ibi ni ibiki, batangiye kujya mu hakomare, nibwo yamenye ko bya bintu ari umushinga. Buri gihe dukoze ibintu abantu bakabyapreciate, ni nabwo duhita tumenya ko burya hari ikintu cyo kizitwa kujyaho. Yego
hari utuntu numva nshaka gukora numva nabategurira umunsi utuntu tworoshye yego natwo turaba tumeze neza yego mu by'ukuri Imana yaduhaye ibintu byose byuzuye ahubwo ntago tumenya ngo ni hehe turi niho Yesu yabwiye yasanze abigishwa be ngo bakesheje ijoro baruba ugasanga umuntu amaze imyaka azenguruka ngo ngiye kudepoza ngiye gukora kandi mu by'ukuri wowe ubwawe uri igishoro wowe ubwawe hari ibyo wakora bikakuviramo inyungu Yesu arangije arababwira ati ngaho nimujugunye urushundura iburyo nukuvuga ngo byari hafi yabo ubukire bwawe buri hafi yawe ahubwo ntago dusobanukirwa rero Imana iduhe amaso nihishurirwa tubashe kureba no kumenya ibyo twakora bikaduteza imbere. Sinzi niba hari ikindi mwakongeraho. Twagira ngo tugushimire. Yego. Bundi i Kigali irimo amakupure menshi. Kuba dutekerejeho rero kuganira natwe rega burya no kubona abantu mutaramana nabyo ni iby'igiciro. Rero twagushimiye kandi turagushimira ko uri umudamu wiyubatse. Yego. Nyuma y'urugendo rutoroshye ukwarabashije kumenya ko hari impano ziri muri wabyaza umusaruro. Nawe ubwawe mbona uri umuntu abantu bakwiye kwigiraho ibintu byiza. Yego. Kandi umudamu ufite indangagaciro zose zuzuye zaba iza hano ku isi n'izo mu Rwanda. Merci beaucoup. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye. Imana ibahe umugisha. Turabibutsa abakunzi bacu yuko iki kiganiro kikuryohera ugisangize n'abandi kandi udutera inkunga mu by'ukuri gukanda ahantu handitse subscribe ntacyo bisaba nta kindi rwose uretse gukanda ako kantu gatukura. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Amen.